Ndabasuhuje cyane, ndabasuhuje bakunzi ba yawe. Twongeye kugaruka kandi tugira ngo tubagezeho indi declaration cyangwa indi application nshya, aho tugiye gufatikanya mu kurebera hamwe uko wakuzuza iriya lottery ya green card kigira muri Amerika, gerageje amahirwe yawe. Hanyuma ubu muri kumwe na yawe ibafasha cyangwa se ibereka uburyo ki ushobora kubyiyuzuriza ku giti cyawe ukoresheje imashini yawe cyangwa telefone yawe mu gihe waba ufite ibisabwa byose. Ikaze rero, ikaze nkwibutsa gukora subscribe, share ndetse na like kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro tubagezaho buri munsi. Tudatinze rero nagira ngo dutangire turebera hamwe ibisabwa. Ubundi harasabwa pasiporo, ndavuga uruhushya rw'abajya mu mahanga, hakanasabwa ifoto. Iyo foto igomba kuba ifite size cyangwa se ifite ingano yabugenewe ya Amerika. Hari abashobora kuvuga, hari abivuga bitandukanye kubera ko igenda ipimirwa mu ngero zitandukanye. Hari abayipimira muri inch, hari abayipimira muri centimeter, hari n'abayipimira mu cyo bita pixels cyangwa se pixel. Biterwa rero nuko wowe ubivuga cyangwa se ubibona, ariko ni ibyo bintu bibiri byangombwa usabwa kuba ufite. Tugiye gutangira rero. Linki igufasha kwinjira aho wuzuriza imyirondoro usabwa ni iyi ngiyi mubona imbere ya dvprogram.state.gov. Iyo ugiyeho hafunguka iyi page, haba hariho murabona ko hariho instruction, hakabaho examples ndetse hakanabaho aho winjirira utangira. Ubwo iyo ushaka kubanza kureba ibisabwa cyangwa gusoma neza ibyo bagusaba nuko byuzuzwa, ukanda hano ha DV 2022 instruction. Noneho niyo ushaka kureba ifoto ikenewe ujya kuri photo examples. Hanyuma kandi iyo ushaka guhita utangira ujya kuri entry form, ukajya kuri begin. Then iyo ukanze kuri begin bakuzanira ahantu ushyiramo code kugira ngo wemererwe gutangira. Code baduhaye ni iyi ngiyi mureba, WHD8RV. Kora submit. Hanyuma iyo ukoze submit bahita baguhereza sasa form wuzuza. Hano iyo wuzuza uri single ufite form yawe, iyo ufite famille hari izindi form ziyongeraho. Hanyuma hano dushobora gutangira. Urugero wenda reka tuze kwipoza umuntu mutazi, kubera ko wenda umuntu wese afite personal information ziwe ziri secret. Reka tuze kwipoza umuntu runaka. Reka dushyireho wenda uwitwa Ntwari. Ubwo Ntwari niryo zina twita iripagani cyangwa se family name. Hanyuma hano bakubaza iryo yabatijwe cyangwa se rimwe nyine umuntu ahabwa nyuma. Reka mbivuge gutyo, wenda tuvuge ngo ni Ntwari Serge. Hanyuma hano baraza ngo middle name. Hari igihe umuntu afite irindi zina riri hagati either rya famille
mu gihe arifite arishyira hano, iyo atarifite atikinga hano ko ntarihari. Hanyuma uyu muntu ashobora kuba ari umukobwa cyangwa umusore, ubwo utikinga ku musore. Hanyuma kandi uyu ntwari bakubaza igihe yavukiye, ubwo uhera ku kwezi, ushobora gushyira ko ari iya mbere z'ukwa mbere, wenda 2 muri 2. Uyu ntwari agomba kuba azi neza aho yavukiye, umujyi yavukiyemo. Uyu mujyi wavukiyemo uba ugomba kuba siri neza ko ibyangombwa byawe byose byerekana ko ariho wavukiye, kubera ko iyo ugize amahirwe bakagufata, hari ibyangombwa bakubaza. Niba uri single bakubaza icyemeza ko uri single, bakakubaza birth certificate yawe. Ibyo byose biba bigenda byerekana ngo runaka yavukiye aha. Iyo bihabanye rero ni ibintu bishobora kuza amahirwe. Niyo mpamvu nkwinginga ngo ugomba gushyiraho ibintu neza uzakomeza kwibuka, cyangwa se bihura n'ukuri kwa nyako. Uyu ntwari twashyizeho rero, reka tuvuge ko wenda yavukiye i Kigali Nyarugenge. Ubwo iyo niba ari Kigali babaje ngo ni birth city, ushyiraho Kigali. Hanyuma kandi bakakubaza igihugu, uwo mujyi yavukiyemo uri mu kihe gihugu? Ni Rwanda. Hanyuma uyu ntwari bahita bazana uburyo noneho bwo kuzuza uruhushya rwiwe afite. Ese amazina arimo ni ayahe? Rumvikana ntabwo bitandukanye n'ibyo hejuru. Amazina arimo ni Ntwari Serge. Ndakwibutsa ko ubaye wanditse nabi izina bishobora kuzakugora cyane, kubera ko ibyo utanze muri system biba bigomba kuzahura n'ibyangombwa bazakubaza mu gihe uzaba watsinze. Uyu ntwari rero bamubaza uruhushya rwe rufite iyihe nimero. Ndareka dutekereze ko ari PC 55 Ibi nibyo twimaginiye, ntabwo bibaho, ariko ntuzakora aya makosa kuko ntabwo byemewe. Urakoze cyane. Hanyuma kandi bamubaza igihe izarangirira. Ashobora kuvuga ko pasiporo ye yahawe izarangira mu kwezi kwa 2, tariki wenda 10 muri 2024. Hanyuma kandi uru ruhushya bakubaza igihugu cyarugutahaye cyangwa se cyarutanze. Usanga ari u Rwanda, ko ni pasiporo iba yaratanzwe n'u Rwanda. Icyakora wowe nyumva ushobora kuba ufite yatanzwe n'ikindi gihugu, ubwo nicyo ushyiraho. Hanyuma hari abantu bajya bibaza ngo mbese udafite pasiporo ntiwakwapplyinga. Ati ko byajyaga bibaho? Nshuti yanjye biragoye, kubera ko option cyangwa se ubundi buryo batanga bw'uko umuntu wakwapplyinga udafite pasiporo busaba ibindi bintu bikomeye. Urugero, niba twemeje hano ko tudafite pasiporo, bahita batubaza impamvu tutayifite. Mu buryo bwa mbere bakubaza ese impamvu udafite pasiporo ni ukuri stateless, no nationality. Ibaze nawe widekaraye ushaka kujya muri Amerika ariko ukavuga ko nta bwene gihugu bw'igihugu runaka ufite. Ese bwo waba uri umunyabyaha? Waba waravukiye he? Ese bwo bakwakira udafite ubwo bwene gihugu? Ni ikibazo, simbizi. Ibyiza no kushaka pasiporo, kubera ko nanone ntekereza ko baye ushyizeho ngo uri stateless ni ibintu byazakugora cyane mu gihe baba bagufashe binashobotse. Byiza nuko ubanza ugashaka pasiporo. Urakoze cyane kandi uburyo ntabwo tubutindaho cyane kubera ko bugoye, cyangwa se hari ibintu bisa naho bigoye cyane. Byiza nuko naguhitishamo. Niba munabibona, kubera ko nahisemo ngo ni nta pasiporo mfite, ya makuru twari twujuje hejuru murabona ko yahise avamo. Twari twashyizemo Ntwari Ntwari Serge. Dushyiramo ko ari PC 55 7600.
tuvuga ko izarangira mu kwa kabiri tariki 10 muri 2024. Hanyuma kandi tuvuga ko igihugu cyatanze uru ruhushya ari u Rwanda. Nitugera hepfo rero batubaza ifoto. Iyi foto igomba kuba neza yujuje ibisabwa, ifite size za US. Iyi foto rero uyihitamo hano. Iyo ukanze hano bahita bakujyana aho ishobora kuba isevinze ku mashini yawe. Hanyuma wenda turaza kuza kuyireba mu kanya, reka dukomeze. Hanyuma hano ku 9 bahita bakubaza mail address. Ese ni hehe bagushakira cyangwa ni hehe bashobora kukubona? Kuri A yaho barango in case of. Hano bakubaza ngo ese waplayinze nkande. Ese ni muri ubwo buryo. Ushobora kuvuga ko ari ku giti cyawe cyangwa ku bwa famiye cyangwa ku bw'ikintu runaka. Ariko akenshi dukoresha wenda myself. Ushobora myself bintu nk'ibyo cyangwa my parents cyangwa my family biterwa. Hanyuma address 1 ushobora kuvuga ko utuye nkuko twabivuze Nyarugenge. Hanyuma address 2 Nyarugenge ushobora kuvuga ko noneho iri muri Kigali. Hanyuma hano bakubaje town n'ubundi bari Kigali ntibyahindutse. Hanyuma kandi ya district urumva nyine ni Nyarugenge. Ushobora gushyiraho ibingibi ntacyo bitwaye. Ushobora no gukomeza wenda ukavuga ngo Nyarugenge, Kigali, Muhima, Kigali, ibintu nk'ibyo byose birashoboka. Ariko ibyiza no ko hano ushyiraho the addresses. Ushobora no gushaka kuri Google Map igahita igaragara. Nk'ubu ntiwashyiraho ngo Mpazi ni umudugudu, biragoye ko ushobora wawubona, ariko biragoye. Ni byiza niba ari Gitega, niba ari Nyarugenge, ko biri kose uhera ahantu ushobora gushyira muri system ugahita ubibona. Hanyuma postal code y'u Rwanda ushyiraho please desa 50. Wenda ukashobora washyiraho Kigali, ugashyiraho KN, ibintu nk'ibyo byajyaho. Ariko na please desa 50 byonyine birahagije, ntacyo bitwaye. Please desa 50. Hanyuma ubwo bahita kubaza igihugu izo addresses watanze zirimo n'u Rwanda. Bagahita bakubaza noneho utuye hehe ubu ngubu. None utuye mu Rwanda, ko izo addresses ushobora gutanga addresses abashobora kugushakira ariko atari huri ako kanya. Barakubaza none muri ako kanya noneho uri he? Nanone uri mu Rwanda. Hano ushobora gushyiraho telefone yawe 780000. Bakubaza email address yawe uzakoresha. Iyi email address uba ugomba kuba hano baravuga ngo note, this email address will be used to provide you with additional information if you are selected. So ugomba kuba siri cyangwa se ugomba kuba uzi neza ko email yawe ikora kandi utazapfa kuyibagirwa cyangwa ngo wibagirwe password yayo, kuko igihe bazagufata amakuru yose niho azajya aca. Urakoze kubyumva. Reka tuvuge ko wenda email ari ntwari1@gmail.com. Bagusaba kuyisubiramo hano hasi, nabyanditse nabi, sorry. ntwari1@gmail.com. Turakomeza hasi, kandi iyo dukomeje hasi baratubaza education's level cyangwa se what is the highest level of education you have achieved as of today. Mbese baba bakubaza ngo kugeza ubu ugeze ku yihe level.
haba hari primary school only, hari high school no degree. High school no degree ni ukuba warageze mu wa gatandatu segonderi ariko wenda utarabashije kuyasoza, utarabona diplome se, cyangwa waranayibuze ugahita wikomereza ibindi. Habamo noneho n'umuntu ufite diplome, warangije segonderi afite diplome, ni high school degree. Harimo abantu baba barize imyuga, vocational school. Harimo umuntu uri muri kaminuza ariko atarayisoza, ataragira icyiciro runaka asoza, uwo niwe bavuga ko ari some university courses. Hanyuma hari uba warangije icyiciro runaka cya kaminuza, niwe bavuga ngo ni university degree. Ashobora kuba harimo bachelors cyangwa se n'izindi ziri equivalence. Hari aba some graduate level courses, uyu ni umuntu uba uri kwiga masters ariko atarayirangiza. Harimo masters degree, harimo some doctorate, ni ibintu byumvikana. Murakoze cyane. Hanyuma utikinga wenda high school, wabati mfite diplome gusa ya segonderi. Hanyuma hano hasi bahita bakubaza niba uri married cyangwa niba urashyingiwe cyangwa ntiwashyingiwe. Iyo uri single kiri celibatere ukora kuri unmarried. Ariko iyo washingiwe ariko nanone ukaba warashyingiwe n'umuntu utari umunyamerika, hari ugushyingirwa n'umuntu ufite ubwenegihugu bwa Amerika, hari no kuba washyingirwa n'umuntu udafite ubwenegihugu bwa Amerika. Iyo adafite ubwenegihugu uza kuri hano married and my spouse is not a US citizen, ahangaha nihuza. Ariko iyo wenda uwo mwashyingiranwe afite ubwenegihugu bwa Amerika uza hano. Hanyuma iyo muri divorced, waratandukanye n'uwo mwashakanye uza hano. Hanyuma iyo uri umupfakazi uza hano. Yego. Hanyuma hari kuba mwaratandukanye ariko biri legally, nabyo uza hano. Kandi ubwo uje hano ahita gusaba kugira amakuru wongeraho hano, ariko twebwe turakora nkaho turi abasilibateri. Hanyuma iyo iyo uri silibateri, ushobora kuba silibateri nta mwana ufite, hano gushyiraho ko nta mwana ufite ni 0. Ariko ushobora kuri silibateri ariko ufite umwana, ubwo nawe umwongeraho. Iyo umwongeyeho bakubwira ngo continue, hari ibindi bikomeza ku ruhande wuzuza kuri wa mwana. Iyo ari 0, application yawe ibirangiriye hano. Iyo ukoze continue bahita baguhereza kureba imyirondoro yawe. Bahita baguha kureba imyirondoro yawe. Ariko reka wenda dushyireho ko afite uyu musilibateri afite umwana umwe. Kandi ni kimwe n'ubundi niba uyu musilibateri renda reka tuvuge ko atari umusilibateri ahubwo ari washyingiwe, ubwo hano ugomba iyo ushyizeho ko washyingiwe, urugero reka tubikore gutya, yarashyingiwe. Iyo washyingiwe hano direct system yo ihita yumva ko ubwo hari uri kuzuzana umugabo, hanyuma yashyingiranwe n'umugore, ubwo umugore nawe ahita yiyongera kuri form iri buze kuza ku ruhande. Urugero, hanyuma iyo muvuze na mufite abana babiri, mwarashyingiwe kandi mufite abana babiri, ubwo nabyo hari ukundi kuntu bita bigenda. Urabona ukuntu batubwiye ngo this site can't be reached. Ibi ngibi biterwa n'iki? Ibi byatewe mwera ko turi kwiga hagiye hacamo umwanya munini. Iyi system iguha igihe runaka gitoya kitari kinini. Ibintu ukora ugomba kubikora wihuta, ugomba kubikora wateguye information zawe zose. Iyo utinze igihe baguhaye kikarangira, ntabwo bakwemerera gukomeza. Ubu urabona ko batubwiye ngo ntibyashoboka. Ubu hano badusabye kongera gutangira, ariko igihari no kwimaze kurenga hariya baguha summary, baguha summary y'ibintu wujuje ukareba niba wabyujuje neza, then ugahita ujya hasi ugakora kuri submit. Iyo ukoze kuri submit baguhereza urupapuro rufite amakuru yose uzakenera mu gihe uzaba uri kureba resulta. Iyo byasohotse, cyane ko ibyo ubu ngubu bizasohoka tariki 8 z'ukwezi kwa gatanu, bivuze ngo guhera icyo gihe uzatangira ureba wifashishije rwa rupapuro baguha. Ushobora kuruprintinga, ushobora kurubika kuri email, ushobora kurufotora na telefone. Icyangombwa nuko bakubwira ko ugomba kurubika neza utarutaye. Hari abantu benshi bibaza ngo mbese iyo bagusubije ubona ubutumwa kuri email. Oya, ntabwo ariko bimeze. Ahubwo iyo byasohotse ubusabwa kureba hahandi
hari za resulta zawe, hanyuma ukabyinjiza muri system. Iyo byinjije muri system, umenya nyine ko watsinze cyangwa utatsinze. Iyo utatsinze, ubwo urategereza indi, hakaza ubundi buryo cyangwa ikindi gihe cyo kwa applying. Hanyuma iyo watsinze, hari page isohoka. Iyo page isohoka rero niyo ufata ukayijyana kuri ambassade, then batangira kukubwira uburyo ki ugiye kubikurikirana, bagatangira no kukubwira ibyangombwa runaka utangira gushaka. Murakoze, ntabwo twakongera gutangira uko biri kose. Murabona ko byumvikanye kandi umuntu wese yabirebaga. Ni ibintu bitagoye, wicikanwa n'amahirwe. Wikomeza gutegereza uvuga ngo ese byashoboka. Aho uri hose nawe wabyikorera rwose. Hanyuma ndababwira ko, cyangwa se ndabasaba gukora subscribe kugira ngo murusheho kugenda mubona ibindi tugiye kubategurira. Mu kiganiro kizaza tuzabereka, cyangwa se tuzabereka uko wategura ifoto uzakoresha, ko ntabwo ari ifoto iyo ari yo yose ishobora kujya hahandi twabonye badusaba ifoto. Nukora subscribe, nidushyira ikiganiro cy'uko watunganya ifoto, tayari uzahita ubibona, nawe umenye uburyo ushobora kwitunganyiriza ifoto yawe. Hanyuma kandi mu kiganiro kizaza nanone tuzamenya, cyangwa se tuzabasha kubonamo uburyo ki ushobora kureba resulta, cyangwa se byasohotse ni gute wareba ko watsinze. Nabyo tuzabibona mu kindi kiganiro kiri imbere. Mwakoze kubana natwe, kandi dukomeza kubashimira uburyo ki mudahwema gufatanya natwe. Reka dusoreze ahangaha, hanyuma ariko tubararikire gukurikirana ibiganiro bindi bikurikiyeho. Murakoze cyane.